Turabasuhuje bakunzi ba Yesu aracyakora TV. Yesu nabaha umugisha. Dushimye Imana rero iduhaye aka kanya kongera kuduha umwanya wo kubagezaho ijambo ry'Imana, kandi turabashimira ko mudahwema n'ubundi kudukurikira kuko tugenda tubibona umunsi ku wundi. Imana ibahe umugisha. Uyu munsi rero dufite umwigisha w'ijambo ry'Imana, navuga ko ari inyigisho naho zihariye twakwita nka semineri izamara iki cyumweru. Ndahamagarira buri wese udukurikira kugira ngo iri jambo tuba tugiriwe amahirwe yo kumva, kugira ngo rizamugirire umumaro kandi azunguke byinshi. Umushyitsi wacu rero ni Evangeliste Misago Alfred, abenshi bamaze kumenya. Ni ukuri atuzaniye ijambo rikomeye, ndumva inyigisho tuzamarana nawe atwigisha ku muntu utazahomberwa, azungukamo ibintu byinshi cyane. Turabashimiye rero ko mudukurikira kandi muzakomeza kubana natwe. N'ubundi tugiye kumuha ikaze atangire atuha iby'Imana yashyize ku mutima, ishaka kubwira itorero, ishaka kubwira abantu bayo mu gihe nk'iki gikomeye, kugira ngo abantu benshi bahinduke babe bashya, bakore imirimo myiza. Reka rero batere amatsiko, ariko ni ukuri mbahaye ikaze kandi mukurikirane. Ni ukuri iri jambo Imana iba yashyize ku mutima abakozi bayo kugira ngo barigeze ku bwoko bwayo. Imana ibahe umugisha rero, tumuhaye ikaze n'ubundi arakomeza atwigishe. Tuzamarana nawe iminsi mu seminari, nushaka ujya ufata agakaramu wandike. Ni ukuri izi nyigisho ntabwo ziba zoroshye ko bose babasha kuzibona, ariko ni amahirwe tuba tugiriwe. Rero Imana imuhe umugisha kandi nawe tumuhaye ikaze, ni ukuri akomeze kubana natwe muri gahunda yose. Namwe tubahaye ikaze mu gukurikirana izi nyigisho. Imana ibahe umugisha. Igihe mugiye kubana nawe Nsengimana Ephraim, umunyamakuru wa Yesu aracyakora TV, uzagenda bakurikiranira n'izi nyigisho zose. Tubahaye ikaze. Yesu aracyakora TV. ariko umuntu niyubaka ku rugo rufatanye, izahabu cyangwa ifeza cyangwa amabuye y'igiciro cyinshi cyangwa ibiti cyangwa ibyatsi cyangwa ibikenyeri, umurimo w'umuntu wese uzerekana ujya munsi, niwe uzawerekana, kuko uzahishuza umuriro, akaba ariwo kandi uzagerageza umurimo w'umuntu wese. Umurimo w'umuntu wayubatse kuri urwo rufatiro nuguma hazahabwa ingororano, umurimo w'umuntu mushya azabura inyungu, nyamara ubwe azakizwa ariko ntukuwe ibyahishuriwe Yohana igice cya 16, igice cya 16 umurongo 15. Yohana Muzahishurwe 16 umurongo 15. Dore zaza nk'umujura, hahirwa uba maso akarinda imyenda ye, kugira ngo atagenda yambaye ubusa, akarinda isoni bwawe. Dore zaza nk'umujura, hahirwa uba maso akarinda imyenda ye, kugira ngo atagenda yambaye ubusa, akarinda isoni bwawe. Isubikire muri Yohana kuri hafi aho ngaho, hamwe hegeranye n'izajya ubwandiko bwa kabiri. Tugira ibice bigira amabisi gusa, kuko ibice bigira urwandiko ruto cyane, urwandiko rwa kabiri.
mutazabura iby'imirimo mwakoze ahubwo ngo muzahabwe ingororano itagize gute. Aho rwose ibyo byanditswe tugiye kwifashisha. Intego nyamukuru tuzagarukaho muri iki cyumweru, intego igira iti twirinde tutazabura iby'imirimo twagize gute twakoze. Nakubwira ngo tuzagende tugarukaho, twirinde tutazabura iby'imirimo twakoze. Abantu bakorera Imana bakwiriye kuyikorera bazirikana ko ibyo bari gukora bitazagarukira hano ku isi, bazajya kubihemba. Iyo umuntu akoreye Imana icyo ngicyo atacyitayeho, akorera mu mwuka wo kuvuga uti reka mfe gukora. Ijambo ry'Imana ntabwo ribeshya. Hari abantu bakora ariko bakazasanga baraguye ubusa, kandi baravunitse, barakoze, icyunzwe kirabarenga, ariko bakazatungurwa no kubabwira uti aba n'akantu na kamwe tubona rwose turimo turareba kuri liste tugasanga nta kantu na kamwe wigeze ukora. None ni gute mutari kubona ko nakoze kandi imyaka namaze yose nkijijwe narakora gati habe na kamwe rwose, dore nta na kamwe turi kubona. Uyu mwanditsi arandika aravuga ngo twirinde tutazabura iby'imirimo twagize gute. Muri iyi nyigisho tuzagerageza kugaragaza uburyo abantu bakoramo imirimo batazayihemberwa, kubera ko iyo dukorera Imana tuba turimo turubaka, kandi ubukomere bw'inzu bufitanye isano n'icyo umuntu yubakishije. Ijambo ry'Imana ntiribeshya. Bibiliya itugaragarije ko hari abakorera Imana nk'abari kubakisha ibyatsi. Tuzabereka imirimo y'ibyatsi. Hari abakorera Imana nk'abubakisha ibyatsi, abandi bagakorera Imana nk'abubakisha ibikenyeri, abandi bagakorera Imana nk'abari kubakisha ibiti. Ubwo ngo ntako batagize, yashyizeho ibiti abavuga uti naba nanjye ngushije ibyatsi, ariko nawe n'ubundi niho hahandi nta giti kinagira umuriro. Hari abakorera Imana nk'abubakisha amabuye, hari n'abayikorera nk'abubakisha amazaho bavuga bati niyo wanaca n'umuriro uzasohokamo ari muzima. Tuzagaragaza imirimo y'ibyatsi, iy'ibikenyeri, iy'ibiti, iy'amabuye n'iy'amazahabu. Si igitangaza ko iyi nyigisho tuzayisoza usanga nta muntu usigaranye cyangwa usigaranye n'uturimo tubiri gusa, ariko niwo mugisha, ni nayo mahirwe. Tugize amahirwe umunzani uje kare Yesu ataragaruka, kuko iyo umunzani uje kare umuntu akamenya ko adafite ibiro, ashaka ukuntu azajya ajya neza ibyo yaburaga akagera gute akabibona. Urumva atari amahirwe? Petero yarabivuze mu rwandiko rwa mbere, dusomye igice cya 3 umurongo w'17 na 18 yaravuze, yagize ati ubwo muburiwe hakiri kare, hakiri byari, ubwo muburiwe hakiri kare mwirinde. Ubu tuba tugize umugisha wo kuburirwa hakiri kare, itangazo ritaratangazwa, kuko hano imbere hagiye kuzatangazwa itangazo rigira riti aho umuntu agereje naho warakoze neza, ubwo naho ugereje ubu rigiye kuzatangazwa. Muzayishura igice cya 22 umurongo w'10 na 11, hari itangazo rizatangazwa rivuga riti birangiriye aho umuntu agereje naho. Uwanduye nakomeze yanduye, nta kwigira imbere. Uwejejwe nahagarariraho, nta kongera gusubira inyuma nawe. Ukiranuka ubwo naho birangiriye, n'ukiranirwa nta yandi mahirwe tukimuhaye. Ubwo rero umuntu agize amahirwe, tukaba tugize amahirwe tukaburirwa hakiri kare. Ugize umugisha ugasanga hari n'imirimo yahiye cyangwa yari igiye kuzashirira, wavuga uko bimenye kare, reka
reka nshakishe ukuntu noneho iminsi isigaje ibintu nabyubaka neza kugira ngo Kristo nagaruka azabembere ibyo nagize gute nakoze. Tuzagaragaza virusi abantu bakorana imirimo y'Imana zizatumisha, ariko mu gusoza tuzanababwira niba hari amahirwe umuntu imirimo yari yarahiye, niba hari icyo yakora Yesu akazagaruka yongeye kuba muzima, nabyo tuzabibabwira, kubera ko ahantu haba virusi haba na antivirusi. Ku bantu bakoresha ibintu by'amamashini, virusi ugiye iva ahantu haboneka icyo bita antivirusi. Tuzareba niba nta kantu virusi umuntu yatambikamo, ya mirimo yari imaze gushya twari tubonye ko ikongotse byibuze ikongera ikazuka ikagirira nyirayo umumaro. Bana b'Imana, mu bintu bibabaza ni ukubona umuntu yarakoze ntahembwe. No mu buzima busanzwe iyo ukoze ntibaguhembe birakubabaza. Muri 2004 nakoreye umuntu, namwokerezaga amandazi nkamucururiza muri botike, nkajya kuvoma, nakoraga nk'ibirometero 2 kugira ngo nzane amazi, nkaza nikoreye ku mutwe, ngakoresha imbaraga zose zishoboka, nkasi inkwi, yampembaga amafaranga 2,200 ku kwezi. Kubera yari makeya ndamwizera, ndavuga nti agiye atumva buri kwezi ntacyo twamarira, reka mwizera azatumuherera rimwe. Ndakora amezi 9 aragera, ndamubwira nti mpa twadufaranga, urumva amezi 9 byari 10,000 n'amafaranga 800. Agiye kumbwira waryoye ibyayi, wariye ibiryo, yaramari habe n'igiceri cy'atanu yampaye. Nashaka kubereka imvune, umubabaro wo gukora ntugire gute muhe. Ndamureba, ndamutumbira, ndavuga nti se nsimbuke mu rumezuru nsanga ndakijijwe, muhonduye mu gahanga se nkamene nsanga ndakijijwe, mutwikire hihuse byose bihombe nsanga ndakijijwe. Bakristo, iyo ijambo ry'Imana rigusaba gukizwa, riba rigusaba kugera ku cyo bita intambwe ya 4 y'ubwuzuro bwa Mwuka Wera. Bigeze ku ntambwe ya 4, muri za ntambwe Daniyeli yavuze, uba ugeze mu mazi menshi akurusha imbaraga wowe utabasha kwikuramo. Ni ukuvuga ngo bigeze mu mazi menshi akurusha imbaraga, uba uri mu mwuka wowe utayobora, ahubwo uri mu mwuka ukuyobora. Aya mazi niyo agutwara, byumvikane ko nta mwanzuro wakifatira wowe ubwawe. Iyo ugeze rero kuri iyi ntambwe ya 4, uba uhagaze mu ijambo rigira riti nta bya none nta bizaza byatandukanye nande na Kristo, kuko icyo ushaka gukora si cyo ukora, ahubwo ugutwaye. Yesu yabwiye Nikodemo aramubwira ngo umuntu ugeze muri ayo mazi akamurengera, nk'uko umuyaga uhuha utazi uganisha, niko n'imibereho y'uwo muntu imera. Ntabwo waba akiyobora, ahubwo abasigare ayoborwa na ya mazi arimo. Aha rero niho umuntu agera agashaka n'inzira yanyuramo aheruka akagira gute akayibura. Bibaho. Hari ahantu ugera ugasanga imigozi yarakuziritse, yarakuboshye, bakaba bagukubita ureba, bakajya bagukubitisha, nimukubita nyine, nimumenyere murambonye, bakagukubita. Atari ukubuza imbaraga z'umubiri zahangana nabo, ahubwo ahantu wageze wafashwe n'imigozi utabasha kwikuramo. Iyo mubona abantu babatwika bakabatera amabuye bahagaze ntibirukanke, nta yandi mahitamo bafite. Amazi bagezemo abemerera kuba inzoka yayabariramo, imvubu yabarya, ingona yabarya, kuko ntibayikuramo. Amazi yarabarebye abarusha iki? Abarusha imbaraga. Impamvu mubona abantu buri mwanya akabaye, kandi ubu ntabivamo, bamuvuga gato kandi ubu ntabivamo. Amazi atera mu bugombambari, amazi yo mu bugombambari n'igiceri iyo kije uravuga ukigendera, kuko ntabwo akurusha iki? Imbaraga. Ariko iyo bageze ku bwuzuro bwa Mwuka Wera, umva rwose bacira mu maso, baguhura ubuhiye, uravuga uti ibyo ni ibyanyu, ubundi se si jyewe uriho, ni Kristo uri
hehe sinari nsigaranye irembo rimwe gusa ryo kugira ngo ndebe ko narenganura kugana ubuyobozi bwite bwa leta. Ndagenda ndamureka ndababwira nti aranyambuye, mwese murabizi ko nakoraga aha ngaha amezi 9 arashize rwose habe n'atanu ampaye. Barambwira bati se yarakugenzuraga mu byo wamukoreraga ko wacuruzaga no muri botike? Ati oya ni ukuri ntabwo yangenzuraga. None se uretse kuri injiji aya mezi ukoze umuntu atakugenzura, iyo ugenda ugavura duke ubu ufite mu yawe bampinduje. Ndavuga nti ntacyo birakurega umuntu w'umukire uri umukene, uretse za twese baba bahagaze akakurenganura. Ariko kugira uti urebe umuntu w'umukire uri umukene, bisaba ngo ubwo buyobozi buba ari ubunyakuri butarenganya abantu buca imanza zitabera. Bisaba ngo Imana yo mu ijuru ahagarare yonyine kurengana. Ariko ubundi kureba umukire uri umukene, ibyago byinshi ni uko bakurenganya, ibyago ukabibona. Arabwira nti ntacyo ntimunyita injiji. Yesaya yavuze ko iyo nzira izitwa iyo kwera no gukiranuka, abambiye imitima ntibazayinyuramo, ariko abagenzi nibo baba ari abaswa. Ntibazagira gute? Ntibazayiyoba. Munyise umuswa ntabwo nzayiyoba. 2004 ndamwihorera. 2005 ni nacyo gihe nazi nahise ko nza muri Kigali uvuye mu byaro, ndamureka. Nubwo ntazi ko amufitiye, ariko sinshobora kwibagirwa ko yanyaguye. Nose ntakwibagirwa, nose simfite ubwenge, nose ubwenge bwarapfuye. Gusa umuntu yakwibagirwa umuntu ubwenge butari buzima. Kwibuka ikintu bitandukanye no kugira umuntu inzira. Ntazi ko amufitiye, naramubabariye. Niyo ngiye mu ntara turaganira tugasangira, ariko sinakibagirwa ko yageze gute yari nakoze simbere kandi narafunitse. Namwe rero mutekereze kuba twarakoreye Imana, twazagera imbere ya Kristo akatubwira uti nuko ikigaragara cyo ndabona nta kintu nigeze mukora, kandi twarakoze ibintu byinshi. Ati oya sinzi aho mwabikoreye kuko ninjye munzani, ninjye gipimo cyanyu, ninjye ugenzura ibintu, ndimo ndabona nta kintu ndi kubonamo. Ubu igihe twahereye mushatse kutubwira ko nta kintu muduha, nta kintu tubaha kuko nta n'ikigaragara. Twirinde tutazabura imirimo twagize gute bana b'Imana. Twirinde cyane kuko umwana w'umuntu ari gutanga amajwi abenshi yabaheye rwose uko mukora. Ibyazi ni ibyo arebera inyuma, ariko ikiba cyabateye gukora twe ntabwo akizi. Ikintera gukora ntabwo ikizi. Niyo mpamvu ushobora kuvuga uti aruferedidisi aranazinduka akajya kwigisha rwose. Umukozi w'Imana rwose ni uwo gushimirwa. Imana igomba kumugirira ibambe. Wowe uri kureba ibigaragara, ariko hari umukoresha ureba urwego rwo kureba ibigaragara, akareba ibitagaragara akamenya icyateye umuntu gukora. Ni iki kimutera kuzinduka? Ni ukugira ngo ubwami bwanjye bwaguke, ni ukugira ngo abantu banjye bafashwe, ni ukugira ngo abantu banjye bamenye, cyangwa ni ukugira ngo yiyamamaze. Imana ireba ibyiherereye, imenya igituma umuntu akora. Uwo rero umenya igituma dukora niwe uturi imbere nk'umuriro ngo azacecure buri muntu wese umurimo yakoze. Umuntu uri imbere uhombera imbere ye cyangwa ube muzima awumuhembere. Umudamu witwa Hana mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 2 umurongo wa 3 yagize ati Imana niyo imenya urugero rw'umurimo w'umuntu wese. Yaravuze ati ntimukongere kumbwira ibyo ubwibone gusa bikabije,
kuko imana niyo imenya urugero rw'umurimo w'umuntu, niyo imenya ingano y'umurimo umuntu yakoze. muri uru rugero rw'umuntu tuzabereka n'imirimo abantu bakora. Yobu yaranditse aravuga ngo mu gitabo cya Yobu ijambo rivuga ngo imana ngo imenya ngo ni imana ngo imenya ngo abajijisha ngo n'ibigoryi ngo ntabwo ngo yabyirengagiza. Iyo imana igenzura imirimo dukora, harimo itsinda ry'abantu izibona bameze nk'ibigoryi baba bari kuyijijisha, bameze nk'ababagabo twajyaga ubwo bajya gutema ibiti. Najyaga mbibona akiri muto, ibiti binini cyane bakabica n'ingeri bakavuga bati nimuze tubiterura, ati sawa, bamwe mufate hariya abandi mufate hariya. Ukabona hari agatsinda, hari abantu b'abanyamitwe bambaye ipataro wagira ngo bayibahereye ubusa, barambitseho imitwe gusa, twagiye abandi barateruye ngo buri gutabata gusa, twagiye kandi ntibafashe n'urusa ntibateruye. Ibyo bigoryi ngo imana birabimenya ngo biba bijijisha, ngo biba byerekana ko biteruye kandi bitagize gute bidateruye. Imana niyo imenya urugero rw'umurimo w'umuntu wese. Kristo rero imenya ayo makuru. Pawulo agiye kwandikira abakorinto mu rwandiko rwa mbere igice cya 4 umurongo wa 5 arababwira ati mwitonde, nicyo gituma tudakwiriye guca urubanza rw'ikintu icyo ari cyo cyose igihe cyacyo kitaragera, kugeza ubwo umwami wacu azaza agatanga amatangazo y'ibyari byarahishwe mu mitima y'abantu. Ubwo nibwo umuntu wese azahabwa n'Imana ishimwe rigeze gute imubwiye. Amaze kuza gutanga amakuru atangaje avuga uti reka mbahe amakuru ya Ruferedi yatangaza uko yakoraga kugeza ubwo azaza. Kuko iyi mirimo dukora mukayibona ntabwo ariyo yonyine gusa dufite. Paul yabwiye Timoteyo mu rwandiko rwa mbere igice cya 5:24 na 25 yamubwiye ibintu bibiri. Yamubwiye ko hari ibyaha bigaragara kare bigahita bishyirisha ba nyirabyo mu rubanza. Ubu bantu twita abanyabyaha nabi, ibyaha byabo byagaragaye tukabibona, uwo bitaragaragara tugira ngo ni muzima, kandi wenda wasanga nuko bitaragira gute bitaragaragara. Hari inyigisho nigeze sohora ivuga ngo uretse ko ufashwe ari we gisambo, ariko no mu basigaye ibisambo biba birimo. Uretse ko ufashwe nyine ari uhinduka igisambo mukice kandi wenda mu bari kumukatira naho hari ibisambo byakabutiye, ahubwo nuko bitaragaragara. Nari mbihereye hahandi Yesu bari bamuzaniye umugore basheze, turamumena agahanga turi abanyamitwe mwe kuko mwebwe ni muri kabutindi, uretse ko wenda ariwe mwafanya mwebwe murorohewe. Ageze umugongo yaturoroye ntiyoroshye, arakaza uyu nguyu ntiyoroshye. Ubwo niko abantu bagiye kuzahogera imbere ya Kristo amaze kugaragaza n'ibyari byarahishwe. Ibyaha bya bamwe bigaragara kare tukabatera kuko byagaragaye, ariko iby'abandi bizagaragara hanyuma. Ngo niko n'imirimo dukora yose igahita kwigaragara. Ngo hari n'itagaragara, ariko ngo iyo nayo itagaragara ntabwo izahishwe iteka, hari igihe kizagera ikagaragara. Salomo yari yarabivuze mu gitabo cy'umubwiriza muri kiriya gice cy'12, 13 na 14, yavuze uburyo Imana izazana umurimo w'umuntu wese. Umurimo wose wakoze tuzabereka imirimo yose, nta murimo n'umwe tuzasiga, ntabera n'umwe tuzayigaragaza. Izazana umurimo wose mu rubanza rwose wuzane, ngo niyo ari ihishwe yose yizane. Imana izazana imirimo yacu yose igaragaza, ariko twirinde tutazabura imirimo twageze gute turakoze. Iki cyumweru turashaka kubereka amavirusi dukorana imirimo y'Imana. Umuntu agakora akagira ngo arakoze, naho karayenze, agakora akagira ngo arakoze, naho karagagaye karumagaye. Twirinde kubakisha ibyatsi,
twirinde kubakisha ibikenyeri cyangwa ibiti, kuko ibyo turi gukorera Imana bizasubirwamo, ntabwo bizarangirira. Tujye dukorera Imana tuzirikana ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima, kandi ubuzima bwa nyuma y'ubu, kubera ko aribwo buzima bufite igihe kirekire, ari ubuzima butarangira, ari ubuzima bw'iteka, nibwo dukwiriye kwitaho cyane, tukabwitaho cyane, tukabwubaka gakondo tugiye kujyamo, kuruta kubaka icumbi turi kugenda tuvamo. Kubona umuntu ari gukomeza, ari kugenda akomeza itongo agiye kuvamo, kuruta gukomeza iyo agiye kujyaho iteka, nacyo kiba ari ikibazo. Hari abantu bakorera Imana nk'abazaguma muri iyi si, nk'abazaguma muri iyi si rwose, ukajya ubona raporo ukagira ngo bizarangirira kuri iyi si, kandi ko hari abantu bazatahira amashyiga bakomeye. Urakoze cyane Imana ikubwira akishima, akazatahira ayo mashyiga mukomeye. Twirinde tutazabura imirimo twagize gute. Umunsi wa mbere, reka mbabwire kano kagira kati imirimo izapimwa ryari, iki gihombo kizaba ryari, kizabera hehe, aba ariko mvugaho, noneho tuzakomeze. Iki gihombo kizaba ryari, kizabera he, birasaba gukurikira iki gihombo, kuko bidashoboka ko imirimo ipimwa Yesu ataraza. Kizagaragara ubwo Yesu Kristo azagaruka gutwara itorero. Kizabera mu buturo bwa kabiri, mu buturo burindwi itorero cyangwa abera bazaba no kuva muri ubu buzima. Iki gihombo kizabera mu buturo bwa kabiri. Mvuze ubuturo burindwi, biragoye guhita ko umuntu abushyikira, kereka twariganye inyigisho ivuga ngo ubuturo burindwi abakiranutsi bazabamo, kuko nyuma y'ubuzima ntabwo umuntu akurwa muri uyu mubiri ahita yidumbura dumbura mu ijuru ngeze Imana ahuye nayo, hari urugendo. Nyuma y'ubuzima hari urundi rugendo, tuva hamwe tujya ahandi, tuva hamwe tujya ahandi, tuva hamwe tujya ahandi, kugera ku buturo bwa karindwi. Ubu buturo rero bwa kabiri, wenda ubwo birantera kubabwira umubiri ubwa mbere n'ubwa kabiri, kugira ngo tugere aho imirimo izapimirwa. Ubuturo bwa mbere ni ubuhe abakiranutsi babamo nyuma y'ubu buzima. Iyo umuntu akuwe muri uyu mubiri, aba ahinduriwe aho yabaga. Wabaga hano muri Rubavu, wari utuye muri uyu mudugudu, turakwimuye tugiye kugutuza hano, aba ari gukomeza gukomereza ubuzima mu buryo butagaragarira amaso y'abantu. Tuba twimuriwe ubuturo, ariko ntabwo biba birangiye, cyane ko n'igihe cyo gucirwaho iteka cyangwa se guhembwa kiba kitaragera. Baratwimuye, badukuye aho twabaga abantu batureba, batujyanyeho abantu batareba. Hari n'abantu Imana y'amasezerano ikabwira iti mwana wanjye ndashaka kuzakuruhura, ukavuga uti buriya ni ubukene Imana igiye kuzakiza, buriya ni ubukene n'ubushomeri bugiye kuzaba akazi, ntamenye ko igiye kuzamuruhura ngo imujyane ahantu atongera kugura. Bikarangira apfuye, abumvishije ubwo buhanuzi batabahanuzi bo barabeshya, ni abanyamitwe. Ejo bundi yari ari kubwira uriya muntu ngo Imana ngo imugiriye neza, biramuruhuye, bimukuyeho imiruho n'ibiki byose n'imibabaro, none dore iramunize. Imana ifite uko ivuga. Haleluya, amen. Noneho iyo dukuwe muri uyu mubiri, ahantu hambere tujyana tukajya kuhaturiza ni muri paradizo. Iyi paradizo, mbere y'uko Yesu Kristo aza kuri iyi si kuducungura, yari ituranye n'amarembo y'ikuzimu. Byari ibyumba bibiri, icyumba cy'abakiranutsi bapfa bubaha Imana, icyumba cy'abapagani bo kurimbuka,
agaca nk'umworera gutya hagati utuma uyu waha ataza kureba uwaha. Nimusoma Luka 16 uhereye ku murongo w'19, Yesu ari gutanga ishusho y'abantu, y'iherezo ry'abantu nyuma y'ubuzima, yifashishije uyu mugani wa Lazaro na Nyamutunzi. Agaragaza ubuzima binjiyemo nyuma yo kuva muri ubu buzima. Agaragaza ko umwe yapfuye uwitwa Lazaro, abamarayika baraza baramufata bamujyana mu gituza cyane cya Aburahamu. Yumvikane ko nta muntu wigana nyuma y'ubu buzima, aho ujya n'ubwo hasi. Iyo ugiye ahantu umushyitsi barakuyobora. Nyuma y'ubu buzima nta muntu wigana, cyane ko ari wowe ugiye, uyu mubiri baba basigaranye, ariko wowe nyawe ukomeje urugendo. Twe dusigarana uyu mubiri kuko niwo dufiteho uburenganzira, tukawushyingura aho dushaka bitewe n'ubushobozi dufite, tukawushyira mu isanduku dushaka bitewe n'ubushobozi dufite, ariko umuntu nyamuntu uzanagaragara imbere y'Imana arakomeza akagenda. Uwo rero ukomeje aho agiye ntaba hasi, aboneka intumwa ziza kugira ngo kumufata zimubwira ziti ngwino tukuyobore. Ari nayo mpamvu iyo abantu batandukana n'uyu mubiri, hari ibimenyetso bagenda bagaragaza mbere yo gutandukana nabo, biba bifitanye isano n'intumwa zije kubatwara. Iyo baje kugutwara ari babi, wanga ko bakujyana. Niho hantu uzabona umuntu atera imigeri, mundeke, ukagira ngo agiye gukira ntari kuko. Hari umuntu mu masegonda ya nyuma arwana, ukavuga uti ihumure rirabonetse dore arakize. Naho ari kurwana n'abaje kugira gute kumutwara. Basa nabi, bafite isura mbi, bareba nabi, kuko bahita banakingura bakakwereka aho bakujyanye. Buri muntu wese ugiye gukurwa muri uyu mubiri, aho ajya habona mbere y'uko agenda. Bararangaza amarembo, niho yatakujyanye. Yabonye rero ari habi, arwana adashaka kugenda, ariko kuko abaje kumufata nta mishingiko bafite, bakanga bakagira gute bakamujyana. Iyo rero upfuye uri umukiranutsi, haza abamarayika bambaye neza, bakanarangaza amarembo bakakwereka paradiso, ukagenda wishimye uririmba indirimbo z'amazamuka, tukabona uri kugenda umwenyura nk'aho ntacyo bikubwiye, tukabona rwose nta n'ugupfa ntacyo bigutwaye, tukabona abantu abyishimiye, ntitumenye impamvu, ariko biba bifitanye isano n'aho ageze gute n'aho agiye. Aho agiye yamaze kuhareba, abona ni heza kuruta aho yabaga. Abatubanjirije izi ntwari zo kwizera ngo zatumbiriye aho zijya, ngo bituma ngo zidashyira umutima cyane ku by'isi. Iyo baza gukunda aho bavuye, ngo ntibaba baragize umugisha wo kubona aho ngaho bari kujya. Ngo nicyo cyatumye ngo bahatumbira, ngo babona ngo ni umudugudu mwiza cyane, ngo mwiza kuruta ahantu babaga. Ngo barawishimira cyane, barawishimira, ngo baremera, baravuga bati nubwo tugiye tutarahabwa ibyasezeranyijwe, ariko twishimiye gakondo gute igihugu twatugize gute twari turimo. Aho rero ni muri paradiso. Baramu amaze kuvuma abantu b'Imana bimucanze, yaravuze ati abantu b'Imana ntibasanzwe, icyampa nkazapfa nk'uko bapfa, iherezo ryanjye rikazagira gute rikazana n'ibyaha. Iyo paradiso rero yari ituranye n'amarembo y'ikuzimu. Noneho Yesu Kristo ari ku musaraba, mwibuke ko hari igisambo cyaciye bugufi cyihannye mu masezerano yagihaye. Yarakibwiye ati uyu munsi turaza kubana muri paradiso. Paradiso yamubwiraga ntabwo ari mu ijuru, yamubwiraga aho abapfa bose bakijijwe bemewe n'Imana bajya. Niho uyu muhungu yagombaga kujya amaze gupfa kuko yemewe na Kristo. Ni naho Yesu yagombaga kujya aho bagenzi be b'abahanuzi bamubanjirije bagiye, kuko ntiyagombaga kujya aho batagiye amaze gukurwa muri uyu mubiri. Bamaze gukurwa muri uyu mubiri, umuntu w'imbere ntabwo arindira ko uw'inyuma bamushyingura kugira ngo agere iyajya. Uw'imbere agera iyajya mbere y'uko uw'inyuma tujya kumushyingura. Nicyo gituma bakimara gukurwa muri uyu mubiri, Kristo amaze gupfa, bataramanura n'umurambo we,
ibimenyetso bigaragaza ko yari ahageze byahise ko biboneka. Yahise ko ajya muri paradiso, ahageze asanga hari abera benshi Satani yahanuye, kuko ibi byumba uko ari bibiri Satani yarabifitiye imfunguzo. Bano yari yarabaziritse n'abati mwese ndabafite ndabakontorora, bafite uburenganzira. Yajyaga ahamagara uwo ashatse. Muzasome igitabo cya mbere cya Samweli 28, uwitwa Sawuli byaramucanze, aravuga uti ubwo bincanze rero reka ndebe ukuntu nabonana na Samweli agira inama. Muri iki gihe cya Kristo kirazira ngo ubone umuntu wapfuye yizeye ube wamushikisha umubone, wamukura heza. Ariko kiriya gihe mbere byarashoboka, kuko ahantu bari batuye wifashishije inzira za gipfumu bashoboraga kuguha umuntu wawe mukavugana binyuze mu nzira za gipfumu, kuko bari babafiteho ububasha n'uburenganzira. Yanyuze mu nzira za gipfumu ajya ku mushitsikazi ati munshikire, ati nguhamagarire nde ko mbona ari benshi. Hamagara Samweli niwe ushaka tuvugana. Ngo aramuhamagara, Samweli araza yiteye igishura cyera. Umupfumu ati unkozeho utumye mpamagara Imana ivuye ikuzimu, dore Imana izamutse ikuzimu. Kwikanga ko Samweli ari Imana bifitanye isano n'umwambaro bambika umuntu muri paradizo, kuko muri paradizo wa muntu wacu w'imbere murabizi ko twebwe twambika uw'inyuma tukamushyingura twamwambitse. Uw'imbere nawe ba nyirayo baramwambika, nawe ntagenda yambaye ubusa, baramwambika. Izahishije 6-9 bamwambika ibishura byera, nawe aba yambaye igishura cyera. Ni umwambaro umwemerera gutura muri icyo kirere agiye. Icyo gishura rero nicyo yaje yambaye, kuko batakimumenyereyeho baravuga bati ni Imana ivuye ikuzimu. Bakomeza kureba ibindi bimenyetso bati ni Samweli. Sawuli ati umuntu tuvugane. Baravugana. Samweli arongera guhamagara amubwira uti ibyo nakubwiye ntarapfa n'ubundi nibyo nsubiyemo kazakubaho. Arongera arigendera. Iyi ni paradizo igituranye n'amarembo y'ikuzimu, Satani agifite ubushobozi kubera b'Imana. Yesu rero amaze gupfa yahise ahajya mu ntambara. Mujya mwumva yabereye ikuzimu, ndetse ko nta ntambara yabereyeyo. Nyine ni ukuntu tuba tubikuririza kugira ngo abantu babyumve, ariko ubundi nta ntambara yindi idasanzwe. Icyo Yesu yakoze, kuko Yesu afite ububasha ategeka, yarahageze abwira Satani ati mu rufunguzo rw'abana banjye umaze igihe kinini warakingiranye rubakingiraho arumuhaye abarabakinguriye. Nicyo cyatumye ako kanya ibituro by'abera bihita bigira gute bikinguka. Abera bari barabohewe muri cya cyuma bahita ko barazuka. Bamara iminsi bagenda babonekera abantu mu murwibutso wa Yerusalemu babonekera, ariko barindiriye Kristo ko azabimura ubwo azaba azamutse n'abagenda. Kristo rero amaze kuzuka, Bibiliya ivuga ko yagiye yerekana na bamwe ahantu hatandukanye. Mu kuzamuka rero Abaefeso 8, Bibiliya ivuga ko yabazamukanye, ngo yarabafashe afata na ya paradizo arabazamukana, ari nako kwimurwa kwa paradizo. Arabazamukana hafi yo kubageza mu buturo bwera bw'Imana. Aravuga uti noneho rero icyo nangaga ni uguturana n'amadayimoni, nimuze muture hano hafi aha rwose. Muzasome hariya muzahishura igice cya 6 muhereye ku murongo w'9, ngo bari hafi cyane, hafi aho ngaho rwose, hafi aho ngaho abari abatuza. Imana nishimye ko yimuye paradizo. Haleluya. Umuntu munsi hakakuwe mu mubiri naho ngaho tuje. Kwimurwa rero kwa paradizo byahise biha amahirwe abayirimo kuzumva ijwi rya Kristo mbere y'uko abantu bari ku isi bazima bazaryumva. Kubera iki Bibiliya ivuga ko Kristo nagaruka abapfuye bizeye aribo bazabanza kumva mbere y'uko abazima bumva, abakiriho bumva. Bifitanye isano n'aho paradizo isigaye. Ahantu paradizo iri ni hafi cyane y'ibituro byera by'Imana. Nta rusaku barimo nk'urwo turimo. Izi nduru zose ziri gusakuza ziri ibintu bidusakuriza, bo ntabwo babyumva. Barumvisha amatwi y'umwuka mu gihe twebwe tutumvisha y'umubiri.
kandi ibintu bigendanye n'impanda bizumvikanira mu mwuka ntabwo bizumvikanira mu mubiri. Ibyo rero bibaha amahirwe yo kuzumva ijwi rya Kristo mbere y'uko twebwe tuzagira gute tuzakumva niba Yesu agarutse tugihumeka tukamira amaso. Yesu nashimwe. Kuko ubuturo bwa mbere abera b'Imana batuzamo nyuma yo kuva mu buzima, ubwa kabiri rero ari nabwo nagiraga ngo ngarukiremo, ari nabwo buzakorwamo imirimo. Ubwo Yesu Kristo noneho rero azaga akaza, hazumvikana amajwi atatu nk'uko Abatesalonike bwa mbere bw'Abatesalonike havuga igice cya 4:13, amajwi atatu abanza ijwi ry'umwami, uwo ni Yesu, rihite ko rihamagara ba bantu bari muri paradiso bati muveyo. Nibo bonyine bazumva iryo jwi, nta wundi muntu uzarwumva, ni abantu bari muri paradiso bonyine. Kabiri hakurikireho ijwi rya marayika ukomeye. Uyu marayika ukomeye niwe mubabwiye ndimo mbigisha ibyerekeranye n'umuhesha Mikayeli, wagaragaye mu irukanwa rya Satani mu ijuru, wagaragaye atabara marayika mutoya bari barasirikiye mu nzira yo azana ibisubizo bya Daniyeli. Iri jwi rya marayika ukomeye rizakurikiraho, rizaba ari iryo gusenya ibirindiro by'abadayimoni, cya cyicaro gikuru cy'abadayimoni gikorera hano hejuru, cya kintu usanga gitangira ibisubizo byacu. Iri rizaba ari ijwi ryo gutunganya icyo kirere, kuko hazaba hasigaye impanda imwe iduhindura natwe tukagenda. Iri jwi rero rizatunganya ikirere kugira ngo tubone aho tunyura tuzamuka dusanganira Kristo. Cyane ko aho abadayimoni bafashe aho bari bamaze igihe barafashe barigaruriye, niho tuzaba tugiye guturiza, tugiye guhurira na Kristo mu cyimbo cy'uko abadayimoni bari barayigaruriye, natwe duhita tuyigarurira nk'ahantu igihe izaba igiye gufurira, kuko imirimo izapimirwa mu kirere. Aha rero ibi birindiro by'abadayimoni ahantu biri, kuko tudakirana n'abafite ibintu, ahubwo dukirana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Natwe yaratuzuye ubwo twari dupfuye tuzibyara n'ibicuru, ibyo twagenderagamo tugikorera umwami utegeka ikirere. Aho ngaho ibyo birindiro biri, marayika amaze kwirukana abadayimoni, hakumvikana ijwi rya gatatu rimwe nababwiye ku cyumweru ry'impanda y'Imana, impanda y'imperuka. Abapfuye tugahindura, tugahita duhura na bagenzi bacu bavuye muri paradiso, tugahurira aho ngaho mu cyumba cya kabiri, aho imirimo izaba igiye gupimwa, aho intama zizasubira kunyura munsi y'ukuboko kwa nyirazo, akongera akazibara mu bundi bushyashya. Twirinde tutazabona ibyo imirimo twagize gute twakoze. Imana nibavugisha, dusubikiye hano uyu munsi, tugeze mu cyumba imirimo izakorerwamo. Reka noneho rero ejo tuzakicaremo, iyi mirimo itangira ipimwe twifashishije ijambo ry'Imana, tunareba uko imirimo izashya, izashya ikizatumisha, n'izaba mizima ikizatuma iba mizima. Icyo mbifuriza ni uko twakorera Imana nk'abazahembwa, tutazabura imirimo twagize gute twakoze. Imana nibavugisha, turavuga dusenge Imana, babwire icyifuzo badusengeraho. Uyu munsi ni uwa mbere, tugiye kubwira Imana idushoboze, itwungura ubwenge dusobanukirwe n'ibyanditswe. Iki cyumweru cyose umwami Imana dukore ku maso, atwungura ubwenge dusobanukirwe n'ibyanditswe, kuko natwungura ubwenge tugasobanukirwa n'ibyanditswe, ntabwo iki cyumweru kizaducuruza. Tuzagisohokamo turi abantu beza bakorera Imana nk'abazahembwa. Mushuka dusengera Imana itwungura ubwenge dusobanukirwe n'amagambo yayo. Mana yacu nziza, irangira rya Yesu Kristo turagushima kuba twemereye kuba mu nzu yawe, kugira ngo tuhumvire amagambo yawe. Amagambo yawe niyadutunga, niyatubeshejeho, niyamenya nibwo bugingo bwacu. Turagushimiye kuko ari wowe ufite ububasha n'ubushobozi kuyabwiriza no kuyasobanurira umuntu wese. Kandi mwami, turibuka aho wasobanuriye Yesu Kristo wa munsi ubwo bari abigishwa bari mu rugendo bagana Emawusi, ngo baganiriye nawe
ubasobanurira amagambo wari warababwiye ayo bari baribagiwe nyuma mutandukanye ngo baza kumenya baterega burya twabyaniraga ntiyariwe kandi nicyo cyari gutuma imitima yacu yari ikeye ubwo yatuganirizaga. Turagushimiye mwami ko amagambo yawe atuma imitima yacu ica kandi n'ubugingo bwacu bugahembuka. Turagusaba rero ngo udusobanurire amagambo yawe, kuko amagambo yawe nuyadusobanurira turayamenya, turayasobanukirwa, aradutunga muri ubu buzima ndetse n'ubuzaza. Dushoboze rero kuko uyu munsi turatangiye kandi turakomeje kugira ngo tuzakomeze twumve ibitungura n'ibidufasha kugira ngo tutazahomba imirimo twakoze muri iyi si. Turagushimiye kuko bitwemereye kandi bidukoreye nk'Imana mu izina rya Yesu. Amen. Yesu aracyakora TV.